nuko bidatinze iburasirazuba haboneka agacu gato kirabura kajya kungana na 1/2 cy'ikiganza cy'umuntu. Ako gacu kari kazengurutse umukiza kandi kasaga n'agakikijwe n'umwijima impande zose. Ubwoko bw'Imana bumenya ko icyo ari cyo kimenyetso cy'umwana w'umuntu, bukomeza gutumbira ako gacu mwituza ryinshi. Uko gakomeza kuza buhoro buhoro kagera ku isi, niko karushagaho kugira umucyo w'umweru, kandi aho gitangirira hasaga n'ibirimi by'umuriro, naho hejuru yacyo hari umukororombya w'isezerano. Yesu niwe wari imbere nk'umugaba w'ingabo w'umunyambaraga. Ubwo ntiyari wa muntu w'umunyamibabaro, uwo wanyweshwaga ku gikombe gisharira kandi cy'urukozasoni n'amahano yose yo mu isi. Aje ari umwami unesha mu ijuru no mu isi, kugira ngo acire imanza abazima n'abapfuye, indahemuka n'umunyakuri, ashingiye ku butabera, aca imanza zitabera kandi akajya ku rugamba. Kandi ingabo zo mu ijuru zari zimukikije, ashagawe n'iteraniro ry'abamarayika batabarika. Mu njyana yo mu ijuru hahanikwa indirimbo n'ibyishimo, ikirere cyose cyuzura uwo munezero. Abamarayika ibihumbi 12,12 nta karamu y'umwana w'umuntu yabashaga gucishiriza ibyo bintu. Nta bwenge bw'umuntu upfa bwashoboraga gutekereza uko uwo mucyo w'ubwiza bwabyo. Ikuzo rye risesuye ijuru ryose, kandi isi yose yuzura ibyishimo by'abayisingiza. Irabagirana nk'urumuri. Ubwo icyo gicu gihoraho kizaba kigeze hafi, ijisho ryose rizabona umutware w'ubugingo. Noneho ntazaba yambaye ikamba ry'amahwa mu ruhanga rwe, ahubwo azaba atamirijwe ikamba ry'ubwiza no mu ruhanga rwe ruziranenge. Mu maso ye hazaba harabagirana umucyo w'ukuri iteka ryose. Nuko abami batwariye isi n'ibikomangoma n'ibikomerezwa byayo, abagaba b'ingabo n'abakungu n'abanyambaraga ndetse n'abanyamubabaro, abakoreshwa gahato kimwe n'abigenga, bose biroha mu buvumo no mu bitare byo ku misozi ngo bibahishe. Babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho, muduhishe amaso yicaye kuri ya ntebe ya cyami, muduhishe n'uburakari bw'umwana w'intama. Uyu ni wo munsi ukomeye, uyu ni wo munsi ukaze w'uburakari bwabo. Ninde uzawurokoka? Kereka uwakiriye Yesu mu bugingo bwe. Bene data, bavandimwe kandi inshuti nkunda, nimunyemerere mbabwire ko ibyabaye mu bihe bya kera bigiye kongera kubaho. Reka dufatanye kwiga iki cyigisho gikomeye, icyigisho kitubwira ngo intambara y'amadini no kugaruka kwa Kristo, igice cya 3. Abantu benshi bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa 3 bagiye kuzatungurwa no kubona ibyo bigishije byose bibabereye impfabusa. Ubwo abantu benshi barimo bategura imitego cyangwa se bategura inzira zatuma itorero ry'Imana rihagarika ubutumwa ryatangiye uhereye mu 1844. Abantu benshi birundanyirije mu madini, abantu benshi barashinga amadini uko bwije n'uko bukeye. Ariko reka mbabwire, ukuri kwavuzwe mu byanditswe byera ndetse ukuri kwakomeje kuvuga mu byahishuwe, ubwo abantu bazajya babona neza uko umucyo uzagenda ukurikirana nk'uko bagiye babibwirwa. Itorero ry'Imana ryakomeje kugenda ritanga ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana. Abantu benshi bakabifata nk'inzozi, abantu benshi bakabifata nk'iterabwoba, ariko igihe kirageze kugira ngo byose bisore ku mugaragaro kandi babireba. Ndetse bimwe mu bimenyetso biragenda bigaragara, ubwo imisengeri iri kugenda ikomwa mu nkokora buhoro buhoro. Igihe kigiye kuzagera kandi kiri hafi kandi kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri bagiye kuboneka, ubwo abasenga by'ukuri bagiye kugaragara. Abakomeza ijambo ry'Imana badaciye ku ruhande bagiye gufatwa nk'abanzi bakomeye ba leta, kandi bagiye gufatwa nk'abaca ibikuba. Kandi abantu bose bahamya ijambo ry'Imana batariciye ku ruhande bagiye kuzafatwa nk'abakora ibidindiza iterambere ry'abaturage muri rusange, kuko abantu bamenyereye gukurikiza ijambo ry'Imana bagiye kuzafatwa nk'abagomera leta bitewe n'uko batazaba bahwanyije imico n'abandi bose basanzwe. Muri iki gihe ubwo abantu benshi bagiye kwigwirizaho inshuti z'imburamumaro, kandi abantu benshi bagiye
bagiye kugwiza inshuti zihwanye n'irari ryabo. Ubwo abantu benshi bagiye kurwanya amategeko y'Imana ku mugaragaro, leta na za guverinoma zigiye gufata ingamba, maze abantu bose bahatirwe kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Ibyo byose bizaterwa n'uko abantu benshi bazaba baramaze kugira akavuyo mu madini no mu misengere, mu myizerere yabo. Iby'Imana bizahinduka bizinesi, ijambo ry'Imana rizahinduka urucuruzo, maze hasohore rya jambo benshi bajya bavuga ngo urufi runini ntirutungwa n'udufi dutoya. Ibyo byose nibimara kugaragara kandi bikagaragara neza ko nta mushumba uragiriza adakama nk'uko benshi bajya bavuga, ivurunganwa ry'imyizerere rizabaho, kandi bamwe mu bayobozi bazafata ingamba zikomeye zo kurwanya ibyo bintu. Ibyo byose bizaterwa n'uko amadini y'iki gihe agaragazwa n'uko abenshi baba bishakira indonke ho kugira ngo bigishe ijambo ry'Imana nyakuri, ahubwo ugasanga bibereye muri bizinesi. Bene data bavandimwe inshuti nkunda, amadini aragenda arushaho kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Umuntu wese aratekereza umushinga yakora kugira ngo atere imbere, agarushaho gushinga idini, kubera ko abantu benshi bazi neza ko iyo umuntu ari mu rusengero, bazi neza ko iyo umuntu ari ahantu hateraniye abantu benshi, arushaho gutuza kandi akagira umutima wo kwihangana. Abantu benshi barabona nta kindi kintu bashobora gukora uretse kwinjira mu madini. Ikibazo kiri aha ngaha, idini winjiramo ni idini nyabake, itorero winjiramo ni itorero nyabake. Mbese rishikamye ku murongo w'ukuri? Mbese rihagaze mu mahame y'ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya, niba atavuga ibihwanye n'iri jambo nta museke uzabatambikira. Mu gitabo cya Matayo igice cya 15 umurongo waho wa 8 hari amagambo akomeye Yesu yavuze abantu benshi batajya bemera kandi ngo baha agaciro. Ariko reka mbabwire bavandimwe, aya magambo tugomba kuyazirikana kandi tukayatekereza, tukamenya neza ko umukiza wacu Yesu Kristo yatanze umuburo, kandi tukamenya neza ko ibyo Yesu yavuze bigomba gusohora, kandi tukamenya neza ko tugomba kumenya neza ko ijambo ry'Imana ryose ryavuzwe mu gitabo rigomba gusohora kandi rikagomba kugenderwaho. Nuko Yesu avuga amagambo akomeye muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 8, maze barandika ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa kuko amategeko bigisha ari amategeko y'abantu. Ibi ngibi Yesu yabivuze abibwira abafarisayo kubera ko yabonaga ko bigisha inyigisho bakuye mu ntekerezo zabo.